Kaminuza ni ikiraro kiguhuza n'ahazaza hawe. Ni ahantu h'amahuriro y'inzozi, ibibazo n'amahirwe. Uyu munsi turi burebere hamwe ubuzima bwa kaminuza mu buryo burambuye, dukoresheje namwe mu magambo y'abahanga kandi tunagaragaza ibitekerezo by'abayibamo. Reka dutangire n'ingingo ya mbere. Ubuzima bw'imyigire muri kaminuza. Muri kaminuza imyigire irangwa no kwigenga. Umunyeshuri aba ari we wenyine ufata inshingano zo kugera ku ntego ze mu masomo. Nk'uko umuhanga witwa Malcolm X yabivuze ati, uburezi ni pasiporo ijya mu hazaza. Ejo hazaza ni aho abahategura uyu munsi. Ushaka gutera imbere muri kaminuza asabwa kumenya gucunga igihe, gutegura neza amasomo ye no guhitamo iby'ingenzi. Hari kandi kwiga uburyo bwo kwirwanaho mu bibazo bitandukanye. Mbega ubuzima bwo kwiga ni ukumenya uburyo bwo kwiga ubwenge, si ukwibanda ku bintu biri mu gitabo gusa. Umunyeshuri umwe yagize ati, kaminuza idusaba gukoresha ubwenge bwacu neza no guhitamo ibyo kwibandaho. Bimwe biroroshye ariko ibindi biragorana. Ariko uko ugenda uhura n'ibibazo niko ugenda ukura. Muri kaminuza nanone kandi haba ubuzima bw'imibanire n'uburyo ucunga amafaranga. Hano ubuzima bwo kubana n'abandi muri kaminuza ni isomo ryihariye, kuko wiga uburyo bwo kugirana umubano mwiza n'abandi banyeshuri baba ari benshi ndetse n'abarimu. Nk'uko umuhanga witwa John Donne yabivuze ati, nta muntu uba wenyine, buri wese ni igice cy'isi kandi ahuzwa n'abandi. Ariko kandi mu buzima bwo muri kaminuza harimo no gucunga bike umuntu aba afite. Hari abanyeshuri bahura n'ibibazo by'ubushobozi buke, bigatuma hari abahitamo gusaranganya ibyo bafite nabo. Ubuzima bwo muri kaminuza ntibwigisha gusa ibyo ugomba gukora, ahubwo bwigisha n'uburyo bwo kubaho neza mu byo ufite. Hari umunyeshuri umwe wagize ati, ubuzima bwo muri kaminuza budusaba kwiga gucunga bike dufite. Tugomba guhitamo iby'ingenzi no gukorera ku ntego zacu za buri munsi. Ingingo ya gatatu rero ku buzima bwo muri kaminuza ni ingingo igira iti, gukura mu mitekerereze no kwiyubaka. Muri kaminuza ntabwo ari ahantu ho kwiga amasomo gusa, ahubwo ni igihe cyo kumenya uwo uri we, gutekereza ku hazaza hawe no kugera ku nzozi zawe. Nk'uko Aristote yabivuze ati, kumenya uwo uri we ni intangiriro y'ubwenge bwose. Abanyeshuri biga kuba abayobozi, kwishyiriraho intego mu buzima no gufata inshingano z'ubuzima bwabo. Ibi byose bifasha gukura mu mitekerereze no kuba abantu bashobora guhangana n'ibibazo by'isi yo hanze. Buri wese muri kaminuza ahura n'ubuzima bwihariye, ariko icy'ingenzi ni ukumenya guhuza inzozi zawe n'ibikorwa byawe. Mu gihe umuntu ari muri kaminuza akura mu bitekerezo ku buryo ashobora gutekereza ku ntego ze n'uburyo yazigeraho, kwiga guhangana n'ibibazo by'ubuzima butunguranye, kwiyubaka mu buryo bw'ubushobozi, aba umuntu ushobora gufata inshingano nini mu buzima bwe no mu bw'abandi. Dukomeze n'ingingo ya kane. Uretse kwiga muri kaminuza haba kwidagadura n'iterambere ry'umubiri. Nibyo nari mvuze, ni hirya y'amasomo, kaminuza ni ahantu ho gukora ibikorwa bifasha umubiri n'ubwenge. Abanyeshuri benshi bitabira imikino, umuziki, ibikorwa by'ubugeni ndetse n'imyidagaduro, tutibagiwe no gusenga. Ibi byose bifasha mu kurwanya siteresi
kuko birumvikana ko iyo wiga ubwonko burananirwa. Muri uko kunanirwa rero uba ukeneye kurwanya uwo munaniro, ariho ugomba kumenya gutegura igihe cyo kuruhuka no kuganira n'abandi, bigatuma nkawe munyeshuri ugira umubiri ukomeye n'umutima utuje. Ikindi kandi bifasha kwiyubaka mu buryo bw'amarangamutima. Imikino n'imyidagaduro bifasha umunyeshuri kumenya guhangana no gutsinda ibibazo. Ikindi nanone bifasha kwiyongera mu bwenge. Hari byinshi umuntu yigira mu mikino cyangwa mu bindi bikorwa byo hanze y'amasomo. Umusozo rero, kaminuza ni urufunguzo rw'ahazaza. Ubuzima bwo muri kaminuza ni urugendo rutagira uko rusa. Buri wese akwiye kumenya uburyo bwiza agenda urwo rugendo, kuko uburyo arwitwaramo bugaragaza ikizavamo nyuma yaho. Gufata umwanya wo kwiga, kumenya ibyo ugomba kwitaho no guha agaciro amahirwe ahari, bifasha kugera ku byo umuntu yifuza kugeraho. Nk'uko byavuzwe ngo ubuzima bwawe bugenwa n'uko ukoresha ubuhanga bwawe, imyitwarire n'ubushake bwawe. Komeza rero wige, ukore, kandi uzagera kure. Urugendo rwa kaminuza rero rufite byinshi byo kwigisha. Twavuzeho nko gucunga igihe, gufata inshingano, kwiga gukemura ibibazo no kwiyubaka. Ni umwanya wo gutegura ubuzima bwiza buzaramba.